Reka muhe ikaze wowe ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro n'imigisha bibe kuri wowe. Wowe koze subscribe, Imana iguhe umugisha, ndetse nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uno munsi tuje kuvuga ku cyorezo cyateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Los Angeles, icyorezo cy'umuriro. Turi kugenda tubona amakuru avuga ku muriro, muri Los Angeles hari gushya, ibintu bimeze nabi, abantu bari kuva mu mazu yabo, abantu bari kuva aho babaga, nta hantu bafite ho kuba. Ibi byose biterwa n'iki? Ese koko iyi nkongi y'umuriro yo iterwa n'iki? Ese koko hari ingaruka yagize? Ese byagenze ubundi byavuye? Nibyo ngira ngo turebane. Gusa mbere yuko dukomeza, ndagira mwibutsa gukora subscribe, ugakora share, ugatera comment, ukatubwira ko ikiganiro ubu cyumvise, tugakomezanya. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu 2025, ubwo ni uyu mwaka, nibwo iki cyorezo cy'umuriro cyatangiye. Turacyita icyorezo kuko byakabije, byabaye ibirebire. Guhera ku itariki 7 kugeza no kuri uno munsi umuriro uracyaka. Abantu bajya mu bihumbi 3 bamaze kuva mu byabo. Abantu bajya kuri 27 bamaze gupfa. Abantu bajya kuri 11 baburiwe irengero. Ese koko birakwiye ko twakomeza kubyita umuriro usanzwe cyangwa ni icyorezo? Ese koko byavuye he? Gusa abemera Imana bafata ibi bintu biri kuba muri Los Angeles bakabigereranya n'ibyabaye kuri Sodoma na Gomora. Ngira ngo abantu bagiye basoma Bibiliya, bagiye basoma kuntu Sodoma na Gomora wari umujyi umaze kuba umujyi w'icyaha, umaze kuvumwa, huzuyemo ubutinganyi, huzuyemo inkozi z'ibibi, huzuyemo ibibi gusa. Kandi ari nabyo iyo turebye tubisanga byose muri Los Angeles. Noneho inkomoko ya bino bintu ahantu bagenda babivuga, hari habaye umunsi wo gutanga ibihembo ku bantu baba baritwaye neza mu bantu bakina amafilime, mu bantu bakina amafilime bakora ibintu nk'ibyo. Bagiye kubahemba, baragenda koko barabahemba. Noneho iyo urabizi iyo baguhembye uraza ukavuga ati njyewe ndashimira abo twakinanye, ndashimira wenda mama wanjye, ndashimira, ukagenda ushimira abantu. Uwo bahembaga yazaga akavuga, bakamuha ijambo, agashimira, akajya kwicarira. Noneho uwari uyoboye ibirori araza avuga ati ese abantu bashimiwe akenshi ni bande? Niko kwita atangira ati abantu bashimiwe ba mbere, bashimiwe cyane ni abo dukorana. Nko kwa kundi umuntu yaza akavuga ati ndashimira abo dukorana, nibo bamfashije kugera kuri bino. Abo nibo bantu bashimiwe ba mbere. Abantu bashimiwe bwa kabiri ni mama. Kwa kundi umuntu aza akavuga ati ndashimira mama, ndanabimukesha bino bintu, nibo bamfashije kubigeraho. Umuntu wa gatatu yagiyeho yahise avuga ngo umuntu wa gatatu ubwo yahise akurikiza, yahise avuga ati Imana yaremye isi n'ijuru yagize ubusa, yagize 0. Ubwo urumva bahise basebya Imana, bayanaseka. Wari wateguye ibyo birori leta avuga ati n'ubundi nta gitangaje kuba Imana yabona 0 muri no mujyi w'icyaha. Ubwo nuvuga ngo yero yavuga ko n'ubundi Imana idashyigikiwe hara muri wa mujyi, nta n'umuntu nayitayeho. Abantu bemera Bibiliya rero, bemera ibintu by'Imana, bemera iyobokamana, bakaba nabo bavuze ko iyi nkongi y'umuriro ishobora kuba yanatewe ahanini, ishobora kuba yanatewe no gutuka Imana, no gusebya Imana. Bakaba niyo mpamvu bari gufata ino nkongi y'umuriro iri kuba muri Los Angeles bakayigereranya n'ibyabaye kuri Sodoma na Gomora, cyangwa se bakabigereranya ku byabaye ku bwa Nowa. Gusa inkongi y'umuriro ho iracyakomeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Los Angeles, kandi irakabije kugeza n'ubu turi kuvugana, n'ubundi kuvuga ibi ngibi. Ibintu biracyari gushya, biracyakomeye, baracyari kureba rero
turacyari kureba icyateye ino nkongi y'umuriro. Amakuru tugakomeza kugenda tuyabagezaho. Icyo ngusaba ni gukora subscribe, tugakomeza tugenda tubana kugira ngo ujye tunabona n'andi makuru ku gihe. Murakoze.